Iyi filime tugiye kurebera hamwe niyo filime ya mbere mu mateka yabayeho ya filime igeze irebwa n'abantu benshi kubera uburyo yari ikoze cyangwa se kubera nyine uburyo yari yubatsemo. Umuntu wayanditse yari umuhanga ndetse yaranagendeye ku nkuru mamo yabayeho. Ni filime ubundi bita Titanic. Titanic ubundi ni imwe muri filime zakunzwe cyane ku isi ishingiye ku mpanuka nyakuri yabayeho mu mwaka w'1912. Ubwo bwato bwa RMS Titanic bwo bwarohamaga nyuma yo kugonga urubura runini mu nyanja ya Atlantika. Nubwo iyi nkuru ya Jacques na Rose ari yahimbwe, gusa iyi mpanuka y'ubu bwato bwo ni amateka ya nyayo, ni ibintu bya nyabyo. Ubu bwato bwarohamye muri uyu mwaka w'1912. Reka nzi tuyinjiremo neza. Ni inkuru iryoshye ugomba kumva. Niba kandi ukunda kureba gasobanuye twatujye kukareba nonaha. Iyi film yasohokeye ku gasobanuye films.com. Musobanuzi ni wa wundi wa mbere mu Rwanda wayisobanuye, ni Roki Kirabiranya, ni Roki Kimomo. Hagire wenda ariko mbere yuko ujya kuyireba banza wumve amateka yayo, maze tunyarukira ku gasobanuye films.com maze urebe gasobanuye kasobanuwe ni wa musobanuzi wa mbere mukunda mu Rwanda. Ubundi iyi nkuru itangira igihe itsinda ry'abashakashatsi ryari riri gushaka diyama izwi cyane yitwa Heart of the Ocean. Iryo tsinda nyine ryari gushaka iyi diyama, hanyuma ngo iyi diyama ikaba yari mu bisigazwa bya Titanic, bwa bwato nyine nakubwiraga bwarohamye mu mwaka w'1912. Ubu bwato bukaba bwarohamiye rero mu nyanja ya Atlantika. Gusa nanone mu gihe byo biri gukorwa cyangwa se mu gihe byo biri kuba, hari umukecuru witwa Rose Dawson Calvert wari uri kubareba nyine nka kwa kundi nyine filime ukuntu itangira ari nk'umukecuru wibereye ahantu mu rugo uri kureba amakuru wenda y'ibintu nyine biri kujya mbere, areba nyine uko bimeze, avuga ati hari abashakashatsi bari gushaka diyama yarohamiye muri bwa bwato bwarohamye mu 1912. Uwo mukecuru rero witwa Rose Dawson Calvert aba ari kubireba nyine ibyo biri kuba. Ababonye aya makuru ku bushakashatsi amenya ko rero ari we muntu ushobora gusobanura ibyabaye, kuko Rose Dawson nyine yari muri ubwo bwato mu gihe bukora iyo mpanuka. Mubwire yari Jacques na Rose niwe waje kurokoka nyine. Ndaje nyine mbibinjiremo neza. Ubundi abona ko ari we muntu ushobora gusobanurira neza ibyabaye muri umwaka w'1912 igihe Titanic irohama. Nibwo rero atangira kuvuga amateka ye cyangwa se atangira kuganirira abo bashakashatsi baba bari gushaka idiyama cyangwa se bari gushaka iribuye ry'agaciro bita Heart of the Ocean. Atangira ababwira amateka y'isasi. Ababwira gute rero? Rose atangira avuga ati nyine Rose yari umukobwa ukomoka mu muryango ukize, yari umukobwa nyine ukomoka mu ngagari. Yari agiye gushyingiranwa na Carleton Hockley, umugabo wari umukire cyane. Kwa kundi nyine usanga umuryango ugushakira umugabo w'umukire kugira ngo ariwe muzashakana cyangwa se nyine muzabana kugira ngo ukomeze uzamure izina ry'umuryango. Ariko nubwo yari afite ubuzima bwiza ku rwego rw'umutungo, Rose ntiyari yishimiye nyine, ntiyari amwishimiye umugabo. Ni bya bindi nakubwiraga, uyu mugabo nyine wa Rose yari yamushakiwe n'umuryango we, nyamara mu by'ukuri Rose we atamushimye. Yumvaga afunzwe n'amateka y'umuryango we ndetse n'igitutu cyo gushyingirwa umuntu adakunda cyangwa se umuntu adashaka. Yumvaga nyine agiye gushyingirwa n'umuntu adashaka, bikamushyira mu gitutu ndetse bikamushyira no mu kintu cy'igihirahiro nyine cy'uko agiye gushyingirwa n'umuntu adakunda. Ku rundi ruhande hari Jack Dawson, umusore w'umuhanzi utari umukire nyine, kwa kuba n'umusore w'umuhanzi aba akishakisha areba ko mu minsi iri imbere byazacamo. Yatsindiye itike yo kwinjira muri Titanic mu mukino w'amakarita, bityo rero abona amahirwe yo kujya muri Amerika cyangwa se yo kujya nyine muri Amerika, hanyuma rero akinjira muri ubu bwato bwa Titanic. Uyu Jack Dawson yarabonye amahirwe cyangwa se yatsindiye itike yo kuzinjira muri ubu bwato bwa Titanic, mu gihe Rose we yari umwana w'umukire ari no gushakirwa umugabo w'umukire mugenzi we kugira ngo nyine bazakure urugo rw'abakire gusa. Ubu bwato Titanic bwafataga nk'ubwato butari kuzarohama bibaho mu buzima. N'ababukoze babonaga ko ari ubwato bw'igitangaza kugeza naho bavuga ko bihenuye ku Mana, bakavuga ngo ubwato ngo niyo Imana yakora iki ngo ni ubwato butarohama. Bwari buzuyemo abantu b'ingeri zitandukanye, abakire bari mu cyiciro cya mbere n'abakene bari mu cyiciro cya gatatu. Ubuzima bwabo bwari butandukanye cyane. Birumvikana nyine nimba abakire bari mu cyiciro cya mbere bitabwagaho bishoboka, babagenera buri kimwe cyose bakeneye, mu gihe ikindi cyiciro cya gatatu cyari kirimo abakene cyangwa se abatsindiye amatike harimo n'uyu Jacques wacu rero.
wibutse uyu Jacques nyine nawe yari yatsindiye itike yo kwinjira muri ubu bwato bwa Titanic, niyo mpamvu rero yari aburimo ariko ari muri iki cyiciro cya gatatu nyine cy'abakene. Umunsi umwe rero Rose yumvisha ubuzima nyine bumuremereye cyane, kwa kundi uba wumva udafite amahoro, kwa kundi nyine uba uri ku gitutu cy'uko iwanyu bashaka kugushakira umugabo udashaka, ajya ku mpera z'ubwato ashaka kwiyahura. Jacques amubonye amubuza gusimbuka mu nyanja, ariko nyuma y'ibyo Rose atangira kubona Jacques ari umuntu utandukanye nyine nabo yari asanzwe azi, cyangwa se ari umuntu ubona ko yita ku bantu cyane. Buhoro buhoro bombi baramenyanye, batangiye kumenyana, batangiye kumenyerana. Jacques atangira kwereka Rose ko ubuzima atari amafaranga gusa, ahubwo ko ari ukwishima buri munsi, ari ukuba mu buzima nyine budafite ibibazo, udahangayitse. Rose nawe atangira gukunda Jacques buhoro buhoro, nubwo umuryango we n'umukunzi we Kari batabyemeraga cyangwa se nyine bayibonaga nko gushaka kwigomeka ku muryango. Mu minsi yakurikiyeho Jacques na Rose bagiranye ibihe byinshi byiza, barabyinanye, basangira n'abantu bo muri iki cyiciro cya gatatu. Nyine bivuze ngo Rose yavuye muri cya cyiciro cya mbere cy'abakire atangira kujyaza agasura Jacques muri cya cyiciro cya gatatu cy'abakennye. Rero atangira kubyinana n'abantu, bagasangira n'abantu bo mu cyiciro cya gatatu, baseka kandi bagaragaza urukundo rwabo. Kimwe mu bice byamenyekanye cyane rero n'igihe bari bahagaze ku mbuga y'imbere yo mu bwato, cyangwa se ku mbuga y'imbere y'ubwato, Rose arambuye amaboko, maze Jacques aramubwira ati close your eyes, cyangwa se Rose fungwa amaso yawe. Ariko Carl atangira kugira ishyari rikomeye, nyine wa mugabo bari bagiye gushakira Rose atangira kugira ishyari rikomeye, ashaka uburyo bwo gutandukanya Rose na Jacques, ndetse aza no gushinja Jacques ubujura bwa diyama kugira ngo afungwe. Bivuze ngo ya diyama twatangiye babashakashatsi bari kuyishaka yari iri muri ubu bwato, yari ifitwe n'umwe mu bakire. Noneho uyu musheri bari gushakira Rose w'umukire Carl atangira gushinja Jacques ko ari we wibye iyi diyama nyine kugira ngo afungwe. Mu ijoro ryo kuwa 14 Mata mu 1912, nubwo hari impuruza zerekanaga ko imbere hari urubura runini, ubwato bwakomeje urugendo rwabwo kuko bwari ubwato budasanzwe bunini mu mateka bwigeze bubaho. Bivuga ko n'uyu munsi batarakora ubwato nk'ubu ngubu. Mu buryo butunguranye abarinzi babonye urubura imbere yabo kandi barusatiriye ku buryo bukabije, bagerageje gukata nyine kurukatira, ariko byari byatinze, mbega bari barusatiriye ku buryo bukomeye cyane. Guhera ku kanya Titanic yagonganye n'urubura mu buryo bukomeye cyane. Rwa rubura ruba ari runini cyane bituma ubwato bwangirika cyane. Mu ntangiriro abantu benshi ntibigeze bumva nyine uburemere bw'ibyabaye, cyangwa se nyine bumve ko hari igikuba cyacitse, ariko amazi yatangiye kugenda yinjira mu bwato. Abayobozi baje kumenya ko ubwato butari gushobora kurokoka, cyangwa se nyine butari gucika ibyo bibazo byabaye, nyine ubwato bukagonga urwo rubura. Hatangiye gutangwa amabwiriza yo kujya mu bwato buto buto bwo nyine gutangira kubatabara, ariko ubwo bwato bwo gutabara ntibwari buhagije ku bantu bose. Abagore n'abana nibo bahawe amahirwe ya mbere kugira ngo nyine babanze babatabare, kuko abagore n'abana baba bafite agaciro imbere y'abagabo cyane. Jacques rero yaragiye afungirwa hasi kubera ko Carl yari yamubeshye nyine ko yibye ya diyama y'umukire. Rose rero nk'umukire, cyangwa se nk'umugore w'umukire, nyine nk'umukobwa w'umukire rero mwaho, ahugongwa nawe ngo akize amagara ye, cyangwa se ngo yikize wenyine, yagarutse inyuma gushaka Jacques. Gusa nyine yaramushakishije, amaherezo aza kumubona, aramufungura. Bombi batangira gushaka uko barokoka. Mu gihe amazi yakomezaga kuzura, ubwoba bwari bwinshi. Hari abantu birukanka, abandi basenga, abandi bagerageza kurokoka imiryango yabo, ubona ko ari abantu bahangayitse bikomeye. Itsinda ry'abacuranzi ryakomeje gucuranga umuziki kugira ngo byibuze riturishe abantu, nyine nubwo bari bazi ko bagiye gupfa, gucuranga kugira ngo byibuze rigerageze guturisha abantu bari mu bwato, kuko n'ubundi babonaga ko bagiye gupfa. Ubwato bwaje gucikamo kabiri noneho, maze igice cy'imbere kirarohama burundu, gikurikirwa n'igice cy'inyuma. Abantu benshi baguye mu mazi akonje cyane ya Atlantic, aho benshi bapfuye bazize ubukonje. Jacques na Rose bo babonye igiti kinini kireremba hejuru y'amazi, bahita bavuga ati hara n'ahantu heza yo kurokokera. Ariko icyo giti cyashoboraga kugira ubushobozi bwo gutwara umuntu umwe gusa. Jacques rero afasha Rose kugera kuri icyo giti nyine kugira ngo ari urokoka, mu gihe nyine Jacques we atari kubona uburyo arokoka, kuko icyo giti cyari kubasha kujyaho umuntu umwe akacyitendekaho.
Jacques yasigaye muri ayo mazi akonje, ari mu bukonje bukomeye cyane. Ndakubwira ati mu nyanja ya Atlantique ni hamwe mu hantu hakonje ku isi. Mu gihe bari bategereje ubutabazi, Jacques yatangiye gucika intege kubera ubukonje bukabije. Mbere yo gupfa yasabye Rosa kutazigera ari ku buzima cyangwa se kutazigera nyine yicuza, ubona ko yihebye nyine akanga ubuzima, kagomba kubaho no kugera ku nzozi ze. Nyuma y'igihe gito bwa bwato nyine bwagombaga kuza kubatabara Kayipatiya bwageze aho impanuka yabereye, butabara abarokotse ndetse na Rose yabashije nyine kurokoka, ariko Jack yari yamaze gupfa cyangwa se yari yamaze kwitaba Imana kubera bwa bukonje bukomeye bwo muri iyo nyanja Atlantique. Rose yahisemo gukoresha izina rya Jack aba Rose Dawson, nyine nk'uko Jack yitwaga Jack Dawson, nawe rero yase yitwa Rose Dawson. Yaragiye rero yubahiriza isezerano yamuhaye, yabayeho ubuzima bushya kandi akora ibyo yifuzaga byose, arashyingirwa, arabyara kandi aranasaza. Ibyo byose rero mu byibuke, uwari kutuganiriza ni Rose Johnson, nk'uko nyine twatangiye abitubwira, atubwira uburyo nyine abashakashatsi nyine ariko ari kubabwira uburyo byagenze. Rero iyi nkuru itusubira mu gihe cya none cyangwa se mu gihe cy'ubu ngubu. Nyuma yo kurangiza kuvuga amateka yose, Rose afata ya diyama Heart of the Ocean yari yarabitswe imyaka myinshi, ayijugunya mu nyanja, ayisubiza aho amateka ya Titanic yabereye. Filime rero irangira yerekana Rose aryamye asa n'urota. Muri uwo mubonano wa nyuma agaragara agarutse muri Titanic imeze neza nkaho nyine itigeze irohama, ahurira ndetse aza kuhahurira nyine na Jack n'abandi bose bapfiriye muri iyo mpanuka baba bagarutse. Ibintu bisobanurwa nk'ikimenyetso cy'urukundo rutazigera rwibagirana. Rero muri make iyi filime ya Titanic ivuga urukundo, ubutwari, icyizere n'agahinda, yibutsa abantu ko amafaranga n'icyubahiro bidashobora gutsinda urukundo nyakuri, kandi ko ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato. Muri make rero ngiye icyo nagira ngo mbabwire no kubabwira muri make ibyabaye kuri ubu bwato bwa Titanic ubwo bwarohamaga mu mwaka w'1912 n'ibyaje kubamo nyine n'ibyakoriye uru rukundo rwa Jack na Rose, uburyo bwatangiye n'uburyo rwarangiye. Nimba rero ushaka kureba ahantu iyi filime iri, wasuraga website ya gasobanuyefilms.com, maze ni Rocky wayisobanuye murabyumva nyine, maze mukayireba by'umwihariko nimba utarigeze uyireba. Ngiye mwumvaga ni Topa, ebuka kwana subscribe na like kuri iyi video, kuri iyi nkuru, maze tujye tubana no mu zindi nkuru gatanu ku kandi. Ngiye mwumvaga ni Topa, naho ubutaha.